Yo, this is my people today. It's your show, Poya DJ Sky Missy Move. Near Pablo Papito Pachino Macdon Tigre Casco Pisto. It's your back and sharp of fucking boy. I know the shino the van the key. It's your show, Poya DJ Sky Missy Move. Yo, my people, ati mumeze mte? Ati mumeze neza mwebwe bakunze b'ikiganiro Sky Show. Kanizere ko mumeze neza cyane. Ati mumeze fresh aho tugiye kuza muri update n'umutumirwa wacu uyu munsi aho tugiye kugaruka kuri no mihanda ari amakuru menshi cyane abagenda avugwa ariko abantu benshi cyane baba batazi ngo ubwiru bwazo se nubuhe. So rero for right now uzaniye umuhosting guteruka hehe Gisi Boy. Gisi Boy. Niyo uvuze Gisi Boy ushaka kuvuga? Mushaka kuvuga ku Gisozi kabisa. Ku Gisozi. So rero uyu ni umuhungu wo ku Gisozi, ni umujene cyangwa se ni umukapo tugiye kubana muri iki kiganiro. So bro, ndakwakiriye mu kiganiro cyacu Sky Show. Urakoze cyane kunyakira Sky kandi nishimiye kuba ndi hano kabisa. Wagwan. So rero uyu munsi tugiye kugaruka kuri update nkuko muri kwibona turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. So Badman ugiye kwanza bibwira abadukurikiye babwire n'icyo ukora cyangwa se n'icyo ushoboye kugira ngo byibuze bakomeze kurushaho kugenda bakumenya mundi bakwiyumvamo nk'abakunzi ba Sky Show cyangwa se ba Sky TV Show. Man, ni Bonny Jizo nk'ibisanzwe, Bonny Jizo OG, umwana wo ku Gisozi, nk'abandi umusesenguzi w'ibijyanye na showbiz nyarwanda. Akantu niko nkunze kwikorera tu. Akantu niko ukunze kwikorera. So bro, ari street ari update zi street ndi kumva azigiye zitandukanye aho ndi kumva ngo ari indirimbo iri guca ibintu hanze hangaya Kevin Kadenari Kiba, ariko nanone bakongera akavuga ati se kino ndirimbo twaje kumvamo umuntu udasanzwe ariko bikaba bitaramenyekanye ko umuntu yaba yaririmbye muri iyo ndirimbo. Ese uwo muntu wamuzi? Have tuntu twanje. Ugushatse? Ibintu byose mba ndi kubikurikirana ko n'indirimbo utuvugana imaze iminsi ine. Meruka kureba ifite ibihumbi bigera muri 410. Urumva ko n'indirimbo iri kugenda izamuka cyane. Ya ndirimbo akantu tarunazi wo buriya tu. Umuntu witaje Kiba niwe muntu wavuze ati reka negere Kevin. Aravuga ati njyewe uyu mupeti ndamushaka ko dukorana indirimbo. Buriya ndirimbo ku bintu mu mutamenyeho. Ya ndirimbo buriya iri umuhanzi ari Kiba. Aravuga ati ariko reka nyikubitira umupeti kugira ngo nawe akomeze azamuke, yabonye kuko ari kugoyinga viral cyane hano mu Rwanda. Akaba ari ni akantu ko kugira ngo abahanzi ba Tanzania cya TZ bigarurire imitima y'abanyarwanda tu. Icyo kintu naba nkubwiyeho, ibindi turabigarukaho gake gake. So ari update ndi kumva ku munyamakuru cyangwa se mugenzi wacu dukunda cyane nubwo anavuga ngo ari mu bihe bitamworoheye. Uwo nawe ndi umunyamakuru witwa Fata ku Mavuta, aho biri kuvugwa yuko ngo muri gereza kabisa yabashije ko yakakira ubuzima bwa gereza, ndetse hari n'icyo yatangarije abamukunda cyangwa se abakurikira zino social media ndetse bagiye banamukurikira ku bitangazamakuru yagiye akorera. Ase nk'umujene nkuriya wowe wamuvugaho iki kuba byibuza yaba ari hari ahantu ubigereranye no kuba noneho tutamufite for right now nk'ama update yaba ari kuduhereza nk'umunyamakuru tudafite muri aka kanya? Uriya ikintu utarunazi buriya Fata ku Mavuta ntuzategereze ko nagaruka uzamubona yagarutse muri social media ngo aje kugaruka muri showbiz nyarwanda. Kubera iki? Yarabizinutswe cyane. Ngendeye ku bamusuye harimo DJ Pundi turamuzi cyane, no umunyamakuru wo kuri turadio twaho ngaho two mu gishanga. Ntago najya kukagaruka hano, ntago banyishyuye naba ngiye kubamaza kandi batwishyuye. Ariko ni umwe mu bantu mu banyamakuru bamusuye hariya mu Bageragere. Mu magambo yabatangarije yababwiye yuko ikintu cya showbiz yakizinutswe ko harimo urwango rukomeye cyane. Avuga ko nagaruka azigirira mu bintu bijyanye na siporo, akaba yaba umunyamakuru wa siporo, agakomeza asesengura siporo, kuko avuga ko rwose wapipe umve ko yaranabatijwe, yakiriye umwami Yesu nk'umukiza mu idini ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ubu ngubu ni umuntu umeze neza cyane, yaratuje kabisa.
Okay. Hari update yindi njya numva street cyangwa se nanone nabanje kuba natandukira kuri ibyo ngibyo waruvuze nuko navuga ngo ni umunyamakuru kabisa birimo biravugwa yuko byibuza ko hari icyizere cyuko benda nyuma y'ibyo ari kunyuramo ariko tuzongera tukamugira vuba ahangaha ndetse turamusabira kuba byibuza twakongera tukamubona ku gihugu cyangwa se mu gihugu cyacu kuko hariya naho aba ari si kuvuga ngo wenda ngo aba arimo akandi kantu kari different. So ari update zindi ngira ngo usesengure kuri abo bantu benda zo umbwire se kuba Emeline na bagenzi be baba bashyizwe muri rehab cyangwa se babajyanye mu kigo ngororamuco akaba mvuga gutyo. Ese wowe ibyo bintu urabifata nk'icyo babahitemo kibakwiriye cyangwa se ahubwo ari ikindi kintu wumvaga byibuza bagakorewe cyangwa se wowe ari ukundi kuntu waba ubibona cyangwa se ubyumva? Ndagira ngo ubwire abakunzi ba Sky TV Show wowe uko uri kumva izo update. Oya, icyo navuga ko bari n'urubyiruko kandi sinavuga ngo kubajyana ngo bakabafunga ngo nibyo byari gutanga igisubizo kuko ni imbaraga z'igihugu deja. Urumva ko babajyanye muri rehab i Huye we n'abagenzi biwe, nanjye iyo mba ndi mbifitiye ubushobozi icyo gisubizo nari kubakorera kuko biriya bintu si iby'u Rwanda. Nawe nkuko wagiye ubona video zicicikana, biriya bintu hari biba byihishe inyuma nyine nk'ibiyobyabwenge runaka, bakakwiye kubagenda bakabaganiriza n'ibiyobyabwenge babonyemo bakabapima bagashaka uburyo babibavanamo bikabashiramo bakaruka muri sosiyete, kuko ntabwo ari ngombwa ngo buri muntu wese ngo use wamujyana muri gereza hari uwakoze amahano mu myaka 30 ishize. Oya, ntabwo byaba ari byo. Niko nanjye nakakwiye kuba mbifata tu. Okay, hari abamama bagiye bagaragara cyane bavuga yuko nga ari ba mama Emeline ku mbuga nkoranyambaga benshi cyane mbona bagenda bitirira ngo ni ba mama Emeline mu rwego rwo kuba batwika ba nyiri imbuga, ugasanga bagiye bahostinga ngo abamama. Ese wowe ku kintu cyo kuba yuko yababyarwa n'abamama benshi cyane yaba yaravuye mu bamama barenze umwe, babiri, batatu? Oya, icyo navuga ni kwa kundi muri no minsi urabizi ikintu bita views kiri gutuma abantu bakora n'ibidakorwa, bagashaka gufata abantu runaka bakiri mu buzima bagashaka gutangaza amakuru yuko ngo bapfuye. Ni muri urwo rwego nayifatamo rw'uko bashaka ko gutwika cyane, kandi Emeline urebye muri make nta naho abazi, bashaka kwipanga akazi, niko nabivuga. Okay, wavuga kuki ku muvugizi wa RIB navuga ngo uhora ushishikariza abantu kuba batakora amakosa nk'ayo ngayo, kuba bakora ibinyuranyije n'ibyo cyangwa se n'ibyo navuga ngo bijyanye n'uno mwuga w'itangazamakuru, ugasanga hostinze umuntu udafite n'aho ahuriye n'ibyo bintu ariko akaza kuba yagira icyo abwira abantu kandi n'ahantu ahuriye n'ibyo bintu? Wowe nk'inyunganizi cyangwa se nk'ubujyanama watanga cyangwa se n'uko ubyumva, ubwo biraterwa na kategori wenda uwukumbisha yabishyiramo, kucyo uwo navuga ngo Dr Murangira Thierry ahora ashishikariza abantu kutakora amakosa ku mbuga nkoranyambaga, tukakurikiza kuri ibyo ngibyo bya Emeline wenda yaba yarakoze nabyo navuga ngo yaba ari kuzira we na bagenzi be, ndetse tugakomoza no kuri ibyo ngibyo waruvuzeho. Wowe ni ubujyanama watanga se cyangwa se inyunganizi ku bantu bakora ibyaha byo ku mbuga nkoranyambaga? Icyo navuga, Dr Murangira ari mu kazi kiwe neza cyane amanota rwose 100% yamuha, ariko nanjye inama natanga, reka dukoreshe imbuga nkoranyambaga neza, tuzibyaza umusaruro mu bintu byiza, tutagiye gushaka ngo views ngo ziki n'iki duhabanya n'ibyo amategeko y'u Rwanda adusaba. Yego, rero navuga ko Dr B Murangira abirimo neza cyane kabisa. Okay, turi gusoza kankoze nk'ibibazo wenda nka 2 cyangwa se 3, ubundi dusoza ikiganiro cyacu. Ndakeka n'abakurikiye ikiganiro Sky TV Show wenda hari ibyo benshi cyane bari kugenda bamenya cyangwa se bari kugenda bamenya ubwiru bw'ibyo bintu byo kuri street biba biri kuraninga circle, benshi cyane baba batazi. Ase muziki wa hip hop urabona uhagaze gute mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ugaruka cyane ku muhanzi Faripi, navuga ngo mu jeune ufite passion cyangwa se ufite talent ariko udakunda kuba yaba public cyane muri rubanda, wallahi ubona biterwa n'iki bro? Nakubwira ko ubu ngubu hip hop nyarwanda turebeye ku mwaka warangiye
n'uyu mwaka twawusoje neza, n'uyu mwaka turi kuwutangira neza kuko turi kubona ko hari kugenda hasohoka ingoma nyinshi cyane. Wabonye n'icyumba cya rap, byari ibintu byiza cyane. Uriya muhanzi Faripi buriya ni umujama ufite talent bya danje, ubundi ubusanzwe yicururiza icyangwe tu. Uriya ni umuhanzi ufite icyangwe, afite icyangwe kabisa, kuko nawe ushaka ibyangwe urabona ukuntu mba mpagaze, yakwambika neza cyane. Ni umuhanzi kabisa, mba mutwikiye kabisa nk'umuntu urimo neza cyane. Gusa nk'ibyo wari umbwiye, wari ugarutseho by'uko arakora cyane ariko ntabwo akunzwe, navuga ko ntabwo bakunze kumurebera mu gitabo cy'impuhwe nyine abe yagera mu bitaramo performing nk'uko tubona abandi. Gusa si we wenyine, navuga ko ni ikintu kitaragera muri hip hop ngo tube twagifata nk'uko mu zindi njyana babifata, kuzamurana nyine tu, kubona yuko urebeye mu zindi njyana wenda aho bamaje kubikosora, ubona ko ari ukuntu bafata abapeti bakizamuka bakabasapotinga. Barabibonye bamupeti y'amano bamugaragaza gutya n'iki biriya byakakwiye kubera isomo muri rap, bagafata ba Beatkiller bakabazamura, bagafata ba Faripi, ba Isinova, bande bose. Ni ikintu kibura muri hip hop. So kanizere ko byibuza benda ari icyizere cyo kuba twabona umuziki wa hip hop mu muziki wacu w'u Rwanda, ko ari umuziki uzaba uri hejuru cyane, kubera ko byatangiye kugaragara ko haba abana haba ingero zose barawukunda cyane, ko hari akavido gaherutse gutrendinga k'umupeti uri gusubiramo indirimbo ya Bulldog, umwana washimishije abantu benshi cyane ndetse akanezeza na nyiri bwite Bulldog. Mbona amupostinga umwana wasubiyemo, navuga ni freestyle, ni track yashyize muri randi maboni putsa. So ni ikintu kigaragaza yuko byibuza n'abana bakunda hip hop, ariko ugasanga media zacu zo ni ibindi. So katwizera ko byibuza hari icyizere bizatanga mu myaka iri imbere. Nawe niko ubibona? Niko bimeze, ibintu biri kugenda bihinduka cyane. Imyumvire bari bafite kera, navuga ko abanyarwanda bari bafite bavuga ngo hip hop ngo ni y'abantu n'aba ngaba, yarahindutse. Abantu bose basigaye bavibinga hip hop kabisa. Okay, ikindi gibandiza cyanyuma tunasoza ariko twihuta, ujye ukurikira amakuru ya politike cyane? Urayakurikira? Okay, nimba ukurikira amakuru ya politike, hari amakuru ari update for right now, usanga n'abantu bari gukora amakuru arabona agiye nibonera, bakora n'amakuru ya siporo, hasi akaba ari caption ya siporo ariko hejuru ukabona ni thumbnail y'abasirikare. Sinzi nimba n'abasirikare basigaye bakina umupira bambaye impuzankano zabo. So amakuru ari update, benda kwa ngo abantu benda batanavuga ati uyu muntu ni umuntu ujenjetse, ndagira ngo updating abantu ku makuru ari update for right now ya politiko, ubundi bamenye se no muri politike bihagaze gute. Nakubwira yuko ubu ngubu inkuru iri trend, navuga ngo muri East Africa no ku isi hose, navuga ko ari intambara iri guhuza M23 n'ingabo za FARDC ifatanyije na Wazalendo hamwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, FDLR. Niyo ntambara ubu ngubu iri gutrendinga hariya mu burasirazuba bwa Goma. Okay. So bro, dusoza ndagira ngo byibuza sibyo, uvuge uburyo ubona ino media yacu, uvuge uburyo ufata ino media yacu, bundi turushaho kugenda tumenya se bundi media duhagazemo ubu ngubu, ni media imeze ute, ni media ikora ute, ase ni media tugomba kwitega iki, ni media turabona muri iyo shusho. Nakubwira ko ubu ngubu media yacu yarazamutse, iri ku rwego rushimishije. Iri ku rwego rushimishije cyane, tutagiranye no mu minsi yashize rwose, kugira ngo ubone ikintu bita amakuru byabaga bigoranye, ariko bitewe n'uburyo media zacu zabaye nyinshi, abantu bagasobanukirwa ibyo ari byo, ubu ngubu n'abantu basigaye babona amakuru rwose
ibi byo bigiye navuga ko byoroshye cyane bitewe n'uko media yacu yabaye dope. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wakibonye ute nk'umuhosting twahostinze kuri Sky TV show mu kiganiro Sky show urumva umeze ute kuba byibuza twakakira muri studio zacu za Sky TV show? Ni iby'agaciro kabisa kwicara kuri Sky TV show. Icyo nanabasaba wenda sinzi ko mwabitekerezaga wenda muri plan zanyu, nasaba yuko hazaba n'izindi parts nyine tukajya dukomeza twiganirira kabisa tukapdating abanyarwanda ko hano hari vibe ya danje kabisa. Thank you thank you so much kubera ko twabashije kuba twakubona ndetse tukakuhostinga ukatwitaba akatwizera ko n'ubutaha abakunzi ba Sky TV show nibagukenera bazakubona tayari kabisa muzambona kandi ndabashimiye nyine kabisa mwakoze kabisa kumhosting. Natwe dushimira abari bakurikiye iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi nahangaha gisoreje kanizere ko babashe kuba bafata umwanya ukadukurikira. Niwe muntu wa danje tuba dufite cyangwa se niwe muntu w'agaciro tuba dufite. Kanizere ko wowe utarakora on the subscribe ugomba kuba wajya kureba se warayikoze cyangwa se wayikoze ubundi ukaza kumenya igikwiye kuba wakora. Gusa nimba utarayikora nakwibutsa kuba wakora on the subscribe ubundi tukajya tugenda tukomeza tubana mu biganiro bigiye bitandukanye ahangaha kuri Sky TV show. Rero nahangaha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kirangiriye aho nari nagostingiye no kuzaniye umusesenguzi mu bijyanye na showbiz ndetse akaba yanatrying akaba yakora no muri political ukabasha kumenya se umunsi wanjye uri bugende gute ko namenya amakuru yanjye y'uyu munsi. Rero nanjye mwabanye mu kiganiro Sky again kanizere ko tuzabana mu zindi update z'ubutaha ubwo tuzaba twamuzanye muri part 2 kanizere ko ikiganiro cyakuryoye. Rero njye mwabanye Sky mwenyewe ni Pablo Papito Pacino Makadona Tigre Kasco Pisto. It's your back and sharp boy Bargain boy. I know this the Van de Key. It's your shop ya DJ Sky Missy Move akatubona muri update z'ubutaha.